nagiye kubona mbona abana b'u Rwanda numvaga ari bo bana nsigaranye badatekanye mu mateka yabo, kuko amateka ya jenoside yakorewe abatutsi ni ayanyu mwebwe mwa rubyiruko mwe muhamagarirwa kubaka urundi Rwanda rutari rwa rundi rwacu twebwe abangana nkanjye twasenye. Ni ngombwa ngo murwiyubakire. None se muzarwiyubakira mute? Ku kinyoma, ku mateka yanyu? Amateka yacu iteka yanditswe n'abanyamahanga murabizi, kandi muri abo banyamahanga hari n'abatwivugira uko bashaka batatuvuga uko turi. None se nzakwandikira amateka nyandika uko ushaka cyangwa nzayandika uko nshaka? Aba bana wafashe urera witaho ubereye umubyeyi, ntabwo wigeze umenya ngo uyu ni umuhutu, uyu ni umututsi, uyu ni umutwa. Warebye abana, kandi wowe abawe leta yarashoye interahamwe z'abahutu zikabica, ugasiga uri wenyine. Ubwo ni ubuntu burenze amagambo umuntu abura ko avuga nuko yita, ariko warakoze kandi uzakomeza ukore. Ni nacyo amateka azasigarana kinini. Nibutse igitabo cyawe cya mbere, niba nta kubeshyera buraza kunyomoza, wakise La mort ne veut pas de moi. Numva kiri mu bitabo bya mbere naguze. Nta amafaranga nagiraga, nta buruse nagiraga nirwanagaho, ariko igitabo cya jenoside cyose nabonaga sinaburaga amafaranga yo kukigura. Bivuga ngo ni nkaho byavuze ngo urupfu rwanze kuntwara, urupfu rwaranyanze, iyicwa ryaranyanze. Ariko nawe wanga guheranwa n'iryo yicwa, ugira imbaraga zo gutanga ubuhamya, zo kuvuga jenoside mu miterere yayo, mu mizi yayo, mu bugome bwayo, mu ngengabitekerezo yayo, uko igomba kuvugwa. Kandi ukaba bimaze imyaka myinshi, uzanakomeza. Urwo rupfu rwakwanze rero ruzakomeze rukwange, natwe nta urushaka. Njya nkunda kuvuga nti bamwe baravuga ngo mu ijuru ni heza, jye simbizi, sinzi uko hasa, kuko nabo tujyanyeyo buri gihe tubanza kubashyira mu mva, sinzi niba bazamuka twagiye. Urupfu nta urushaka, twese twifuza gukomeza kubaho, ariko ntibishoboka. Niyo nzira rukomeze rukwanga imyaka myinshi,